Reka mbahe ikaze mu kiganiro nabateguriye uyu munsi. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kiri special cyane. Iki kiganiro nabateguriye rero ni ikiganiro kivuga ku kuntu wasiba simukadi zibaruye ku ndangamuntu yawe. Urugero, waguze simukadi ya mbere, ugura iya kabiri, ugura n'iya gatatu, none simukadi 3 ziruzuye. Murabizi neza ko umuntu ku giti cye yemerewe simukadi 3 ku ndangamuntu. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi musanzwe muzi. Uyu munsi nabazaniye rero code mwakoresha kugira ngo usibe simukadi zikubaruyeho zose ziveho ese nkaho itangiye bushyashya. Hari uburyo wazireba zikubaruyeho, iyo ni step ya mbere. Iya kabiri ni step yo kureba ukuntu noneho wazisiba zikakuvaho mu buryo bworoshye cyane kandi nawe wakwikorera uri mu rugo cyane. Ni byinshi cyane, ni amafaranga menshi cyane watangaga kugira ngo ujye ku cyicaro wenda ugende babigukorere, ariko kano kanya ndagira ngo ugende witonze kandi tugendane udahumbije na gatoya, maze mbere ukuntu wabigenza. Maze rero iyi channel yanyu ni y'ubwenge, niyo ibazanira ibintu bigezweho kandi ibintu muba mukeneye. Niba rero hari icyo ubona tugufasha mu by'ukuri, ujye ukanda hasi handitse subscribe, ukande like, maze unyereke ko turi kumwe mu by'ukuri, kandi utere na comment uvuga ati uzadukoreye ku bintu nk'ibi ngibi, cyane ko ahangaha tuba turi kuvumbura kugira ngo tujye tubagezaho ibintu by'ubwenge kandi byabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi busanzwe. Reka dutangire rero ikiganiro cya kano kanya mbere ukuntu mwabigenza. Turabanza turebe ukuntu wareba nimero zikubaruyeho. Urakanda akanyenyeri 125 urwego, wemeze kuri simukadi ya MTN. Numara kwemeza, reka tugendane gake gake. Bazana amagambo abiri, Ikinyarwanda, Icyongereza. Ubwo turahitamo ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Bavuga ngo kureba nimero zikanditseho cyangwa se kwandikuza nimero, gusubira inyuma. Ubwo turahitamo kureba nimero zitwanditseho hejuru, bakwereka ijambo yanditse ngo indangamuntu. Ubwo turakanda rimwe. Iyo umaze gukanda rimwe, ubwo bakubwira aho gushyira indangamuntu. Reka wenda tugerageze mbaho urugero ku ndangamuntu runaka. Ngaha mfite 780 16 02 44 06 7. Uri kubona mu by'ukuri ko nimero zinyanditseho ni nyinshi. Iyi ngiyi 07 kare kangahe 07 07 n'iki. Uri kubona ko mu by'ukuri ngiye mfite nimero nyinshi zinyanditseho. Dore ngizi. Icya mbere tugomba kumenya ngo ni gute rero izi nimero nazisiba. Ni nyinshi cyane mu by'ukuri. Ni gute ndazisiba? Uri kubona ko nimero zanjye zaruzuye mu by'ukuri, ariko nanjye nkeneye kumenya ukuntu mu by'ukuri nasiba izi nimero zinyanditseho, nkagira nimero imwe yonyine, cyangwa se wenda niyo ngiyo imwe nkayikuraho. Ibyo ni cyane ukeneye gusobanukirwa kugira ngo umenye ukuntu bikorwa. Reka nkwereke noneho ukuntu wagira wasiba nimero zikubangamiye cyangwa se zaruzuye, ubundi tukazikuraho. Ubwo turakanda akanyenyeri 125 ubundi kongere twinjireho kugira ngo tuzikureho. Ubwo tugiye gusaba ko n'urugero ndi kubereka, ndakwereka step by step ukuntu wabigenza. Kuri nimero zikwanditseho kwandikuza nimero, ubwo hitamo kabiri kwandikuza, ubwo ni ukuzikuraho. Ukande n'ubundi rimwe. Rero ukanda rimwe, bavuga ngo nimero y'icyangombwa. Ubwo ni nimero y'indangamuntu 11 9 7 80 16 02 44 06 7. Uri kubona ko banyeretse nimero zitandukanye. Shyiramo namba yo kwiyandikuzaho. Ubwo ndavuga ngo ndashyiramo izi nimero. Uhitamo nimero ugiye gushyiramo nyine ushaka kwandikuzaho, wamara kuyihitamo ubundi ukayishyiramo. Wenda tuvuge ngo 078 iki n'iki, nyine muri izi ngizi muri kubona namwe. Ubwo iyo nshaka nyishyiramo, namara kuyishyiramo nkayikuraho. Ubwo namara kuyikuraho biba birangiye rwose, nta kibazo. Akazi mba nkarangije kanjye kandi neza cyane. Nizere ko rwose ubibonye kandi bikunogeye cyane. Akantu nasorezaho kanyuma gasa nk'aho ari inyongezo. Hari benshi bambwira ngo hari igihe network zabo ziba zanze gukora burundu, ugasanga nimero za network zabo za Airtel cyangwa se za MTN zanze burundu. Ngiye kubera ukuntu mwabigenza kugira ngo bijye bikunda. Nujya ubona network muri telefone yawe zanze, bakunda kubinsaba cyane, bambwiye ngo nabyo nze ko bibakoreraho. Nujya ubona byanze mu by'ukuri, ubona ko wafunguye hejuru network
ubona ko ahangaha kubona ko hari hejuru ukuntu hameze, kandi network ukazifungura ukabona biranze mu by'ukuri, ukabona turiya tuntu two hejuru ntabwo turi gufunguka. Uzajye muri setting, numara kujya muri setting ukande kuri mobile network, ukandeho, numara gukandaho ukabona ko telefone yanjye ukuntu iteye bitangandanganditse ngo advance, ugakandaho, wamara gukandaho ukajya kuri access point name, ukandaho. Bimaze gukandaho ukanda handitse ngo guteranya, kandi ukamenyetso ko guteranya ukagakandaho, wamara gukandaho icyo uhita ukora uhita ushyiramo wenda tuvuga ijambo MTN, ugaseka akanya ukandika ngo Rwanda, ukemeza. Ubwo ni ahambere. Ahakabiri handitse ngo APN, ubwo uhita ushyiramo wenda tuvuge MTN, ugaseka akanya ukandika internet, ukemeza. Wamara kwemeza ugahita ukanda ku budomo butatu hariya hejuru, ugahita ukanda save. Icyo gihe umaze gukanda save mu by'ukuri uba umaze kubikora neza cyane, kandi uba umaze kubikora. Nizere ko ibi ngibi rero bibashimishije, nizere ko niba ubana nanjye buri munsi bakora subscribe kugira ngo bimufasha no ku bindi dusobanukiwe, kandi mbigukorere neza cyane mu buryo bwihuse cyane. God bless.